sibyo ubushize namugiriye inama yatanze message ariko kare yavuze ngo ntuzongere kumugira inama Tadeo rwose yatanze message kuki atabimbwira se akabibwira wowe ariko nanjye turakora nyine kuki atabimbwira ko afite nimero yanjye none se ujye gutanga inama wabimubwiye bwo reka none se izo nama ntacyo zimaze yambaye iyo message ngo nyitange ngo karenze ntazongere kumenya inama kuri mikoro umubwira uti urumva ntabwo ari untegeka ibyo mvuga ariko nawe utegeka ko mu inama sibura mu inama zice tuzishaka nazireke kuzumva agenda zimuha sibyo kuko ntago ayobora ikipe ye ni ya Rayon Sport ni y'abafana ariko uyobora Rayon Sport so mu kumubwira ibintu uko mbibona Rayon Sport igomba kugendera ku nama zawe kare erega umva mubwire ariko mfite uburenganzira bwo kuzitanga none se zitagira icyo zimara none ko yagendera ku zawe nta kibazo ntago nje ndi umunyamakuru Kazu nje ndi umunyamakuru si ndi munuza nje ndi umunyamakuru nta kipe ndayoboraho akugisha inama nta kipe ndayoboraho ndatanga inama umubwire ngo nta ntegeko ibyo mvuga sibyo sinitegeko ko azikurikiza ariko nukugira ngo we nudakomeza kuzitanga ntacyo ziribuze kumara ni uburenganzira bwanjye kuko twabakoresha sibyo kintu umwanya w'inama kuko nizo ubushize yarazikurikije ahubwo arazumva cyane ndabizi neza niko wibeshye yakurikije ijoro abantu baraye amajoro uze kubabaza abaraye kuri kiye bajya kuri kiye no batumye uramuhura bati reka abantu mbumve Batiriho abantu barara amajoro binginga. Bare kuri ki? Yes. Imbere ya ki? Yes, kuko ragiye kuri ikintu kibi. Cyakora muvunyi ndamwemera. Aravuga ati ibintu byose twarwana byo mpaka bibaye handled. Ni igiki cyakigiye kuba? Bare bamwicaye. Ibyo ntago byubaka Rayon Sport. Sibyo? Ibyo bintu ntago ari inama zawe nicyo nashaka kuvuga. Ntago ari inama zacu nk'abanyamakuru na icyo nashaka kuvugira. Ahubwo nakazi keza kaba. Nta kibazo. Wowe icyo nkubwiye ngo nzi ko bazumva kandi hari icyo zakoze. Oya kuzumva. Hari icyo zakoze. Ibyo ndabizi. Dutanga n'izindi zikorere. Igihari ni kimwe. Sibyo? Ngewe rega nushaka uzana bimubwiye. Oya wabimubwiriye kandi umuntu myeho. Okay ntacyo mbwira ibyo ngomba kumubwira. Kanange mugutuma. Yego. Ugiye kubintu. Yewe ndeba igiteza imbere igifasha Rayon. Cyane umuntu mbogamiraho nta numwe ntazanabyibeshyeho n'ikindi gihe. Sibyo? Uko niko kuri. Ibyo uri muvuga uzamubaze ati byanyuze mu yihenzira kugira ngo iriya nama ibi. Azakubwira. Ko yari gamije kumweguza se. Ko yari gamije kumweguza se. Ngomba kubivuga icyo twasabaga. Ko yari gamije kumwegura yareguye. Oya, icyo joro ryo kuwa kandi ari kwezi. Ko hari feelings zuko atamara ukwezi ari kuyobora ikipe Rayon Sport, ibyo biracyahari. Assemblée Générale se yo ku itariki 29 yizaba. Icyo kirakwereka who is the commander. Sami inama yagira ntago yero kweguza atari. Hari umutego uvuga ngo ubundi sizaba atayihamagaje. Assemblée Générale yemerwa ruko perezida w'ikipe yihamagaje. Nuvuga ngo inshuro zose Rayon Sport abantu bakwikurira inyungu za Rayon Sport mu buryo bwagutse. Bizafasha bizubaka imishibuka yose yasubira pembeni. Ikibazo gikomeye Rayon Sport ifite. Aho nitinyira umwana Nyarubuye. Ariko ibintu birakomeye Sam niba ririya joro ryarabaye kugira ngo tadategura. Umva nta muntu. Tadeo umwana Nyarubuye operation yari yarangiye. Kazungu. Imwe gusa. Operation yari yarangiye. N'ubu ndacya niriya nama nta kivuze kuri Rayon. Sibyo? Nejo haba ibindi nk'ibyo. Ikibazo mu gihe batagize imikoranire myiza. Ibyo nibyo nababwiye. Abantu nayo nama namugiriye bayoboke. Agiye kuzambaye magwanda. Abasera babo ni Rwanda. No kuvuga ngo mu gihe abantu badakoranye neza. Agiye kuyobora yambaye madodo. Cyane. Arabizi. Arukuntu ngugira no mukeba karenze n'ibyo ukunda kubivuga. Utabaye masara kukandagira. Wowe ugomba cyane. Ubwo rero Tadeo yamaze kumenya imigambi mibi yose muriho. Cyane n'abayiri inyuma bose. N'abayiri inyuma. N'abapretendinga ko batayiri inyuma. Byose arabifite gutya afite ubwino bwose. Kuri we azi imigambi yose muri cyane rwose. Urabona ko agiye kuyobora neza rero. Kuko bamwe urumva bamwibeshaga nabonye dukuru. Uyu munsi icyo abafana bare bakeneye sibyo ufite imbaraga muri Rayon icyo bakeneye kumva uyu munsi hasinye nde sibyo ikipe irimo irubakwa gute
nibyo abafana bakeneye ni nabyo n'uwo mutoza arimo abaza abafana bakeneye stability y'ikipe kwanza byagenze gute ndi hano n'abakinnyi nkurikije Kazungu ku myaka yanjye boheje gatoya ku myaka yanjye y'amavuko niyo maze mu mupira nkurikije uwo mwuka uhari nibyo numvise aha birimo n'urwandiko rufite gutoza rero biragoye reka nkubwire nkurikije iyo migambi mibi yose umva nguha amakuru noneho umusaruro umva nguha amakuru niyo mpamvu nkubwira ngo ibibazo aho biri naho ngaho ifundo abo ku ruhande rwa Tadeyo kambi barifuza kampu ya Tadeyo urumva ibintu byose bifite aho bihuriye na Prosper nawe bishaka muri Rayon burundu uwo mutoza hagomba kuza uwungirije ufite lisanse ushobora gutoza ikipe ku buryo neta yo yanamusima niba mwirukana abo baba kame aya mezi yose ashize batarasinya si uko bananiranywe ku mafaranga hari abatabashaka sibyo ubwo rero njye nkibaza mu nyungu za Rayon niba koko abantu batabashaka ukabona Rayon ifite tuvuge perezida w'ekipe wahinduye umutoza hakiri kare umutoza ubwe rotifi uyu munsi bamusabye bati dusese hari andi makipe amushaka yagenda bamushishikare bagashaka umutoza bumvikana bakagura abakinnyi hakiri kare aho kumara ukwezi kose utamushaka ukamusinyira no banza unyumve njye ndabizi ko kuva na mbere umuntu twa Tade perezida nta kibazo na kimwe yari afite kuri umutoza twa Fahami ya Latifi nta na kimwe n'ubu ntacyo aramukeneye nk'umutoza wa Rayon Sport kandi ari Prosper Jensire oya ibyo ngibyo yaba ari byo Prosper avuga ku giti cye nk'uko abibona urumva nimba ashaka kugenda agahabwa message nk'iyo mu bantu bakorana muri Excom nawe wagira icyo kikanga ukavuga ngo ariko ibyo ndi gukora abantu barabishaka si ikibazo ko uwo Latifi uje muri kipe ya Rayon Sport afite ahure na Prosper ariko se ko abantu bashobora kwicara bagasesengura kuvuga ngo byaba ari gusesa yamuhinduye hakiri kare wavuze Gacinya wavuze Rukundo Patrick nawe yari mu bavuga ibyo ngibyo kuba arababaye Patrick aravuga ngo nimba umuntu agiye gukora audit Prosper yari umuntu ushobora kuba yarabifite muri kugira ngo ibyo bintu bibe wowe barakora audit inyuranyije n'amategeko sibyo ni njyewe trésorier wa Rayon Sport umubitsi n'usura ubwabura gutekora akamubiza kubaza amafaranga nuko kumubwiza ukuri birumvikana ose kazo Rukundo Patrick je hari ikibazo nibaza hari ikipe irangiza umwaka idakoze audit audit ubundi pare nabyo abantu babaza audit itwaye iki mu ikipe hari ikipe yo y'abanyamuryango itagira audit irangiza umwaka n'igira audit hari uburyo bikorwamo kare kazuza umuntu hari umuntu wo muri nanjye kuvuga amazina ye ntuyavuga ariko some iyi message ye agize ari muri komite ya audit iyi message ye ya nyuma yisome isoza hasi twasabye audit nk'uko amategeko abiteganya badusaba kwimura badusaba kwimura kuko shampiyona yari ikirimo twasabye audit muri avril mu kwezi kwa kane dusaba ko dukora audit badusaba kuyimura kuko shampiyona yari ikirimo sibyo nizo correspondance zirahari message zirahari twandikiye komite ya Rayon ariko nanone ingenzi zigomba gukora audit ibintu mutumvikanaho uyu aravuga ngo abo baudi ubundi se buri mwaka bajya bayikora audit tuyikora n'ibisanzwe buri mwaka ariko hari procedure kazu uyu nguyu we uri muri icyo gice we nta kindi yakavuga kazu arakoze cyane nta kindi kintu yavuga iyo audit ije none se nahisa umuntu yakoze ikintu aza kuvuga ngo ikibazo ariwe gikoze komite ya audit igizwe n'abantu batatu ni batatu nyine ibigomba buri sezo gutangira audit kayikora mu nteko rusange kayipresenta nesa wakoze ikintu uretse no ku bwa retired harimo ikintu ari ikintu ugomba no ku bwa retired wigeze kuza n'umwauditeur usanzwe wikorera abasanzwe bakora audit dore icyo mvuga nesa wowe wakoze ikintu ku ruhande rwawe ni wowe uri kwandika message ikidefana what does it mean none se ntabwo kivuga nabi none se hari procedure
hari procedure Karenzi ntabwo turimo tuvuga ibi byavuye muri audit hano oya se turi kuvuga ibyavuye muri audit procedure audit igomba gukorwa ntigomba gukorwa none se ikibazo byabikorwa bigenda gute ukiri ukuntu Patrick yarakaye kuki barakaye abantu muri komite nuko byaciye mu buryo butari bwo buheze ingenzuzi igomba gukora audit buri sezi dufite tubyinjira buri ingenzuzi ahubwo wowe ikibazo gihari ni kimwe n'uyu munsi komite niyemera ko na stati bagendera hari iri muri RGB donc ntibemera nabo ntibarekonesa ntabwo yemerekeza iyo mikorere ntabwo yashoboka ntabwo yemera abakora audit n'izi nzego zatowe ntibazemera n'izi zaba muvunyi ni komite nizemera bigomba gusobanuka ntureba ntuza bakamingara iki cyumweru bamaze kumvikana sivyo ibintu byo ariko none se bimaze igihe kingana Prosper biri he bimaze igihe kingana iki kuba bitinze se kare batanze imyitozo buri muzamu kandi umutoza arinda kubandikira ati ko mudasinyisha abantu batangiye imyitozo buri mutoza abazamu umutoza ntazongera bamwiyamye bamuhinduye ariko bamuhinduye ubundi arinda kubakerereza batamwemera confirmed bijyanye nuko n'umutoza yanasabye imyitozo ngo izatangira ku itariki 27 bazatangira na 25 bazabuze 25 bazabuze ba testari 25 bari bavuye he abasinye sumwe igeragezwa y'abakinnyi se dagarutse nta geragezwa rizaba rihari ubwo ni test reka none se ubwo 25 kibizasohoka test kandi hari abakinnyi ubwo bakwemerwa gasigana na benshi ubwo twakitega ko muri iminsi 10 ku buri munsi haragenda hasinya babiri ahubwo zandani nanone harasigara bangahe iyo ngingo ntibarageraho muri Rayon Sport muri Rayon Sport kanze icyambere icyo gihe uretse gatera abakinnyi bazamaze kuboneka umuzamu wa mbere azamaze kuboneka Nicolas nagendetse aya ashobora kubundi Andes aho no sinibuze kuza kumuvuga ariko mfite makuru sebwato aravuma ashobora kubundi X iriho kandi ngo niyo coach ashaka ndabwe ngo afamye gutoza Rayon ndabiha 20% nana yitoza azaba afite amananiza amwirukanisha vuba yarava muri confederation bamuhambiriza yihuta azaba afite amananiza amwirukanisha vuba kuko abantu ba Rayon Sport nanjye nabo tuganira barwa turasiyo umutoza Rayon ikeneye ko mwa bamusinyishije uriya siyo umutoza Rayon ikeneye bati yazanywe na Prosper uriya siyo umutoza Rayon ikeneye icyo bavugaga uri umugore Rayon Sport basa nk'abatangiye gukora muri December mu kwezi kwa 12 ngo audit yo mu kwa 4 ngo ntabwo bayumvaga yo mu kwa 4 nyine avuye yo mu kwa 4 ntabwo bayumvaga so ngo bari baravuganye na Skol yuko izazana ngo abo auditeri bare external nkuko byagenze kuri retired bakaza gukora etide amini audit ya saison yose guhera ku gihe cya retired na ba Patrick kugeza nyine saison irangiye apana kuvuga ngo uje ko audit abantu gura mu kwezi kwa 10 kumva uredita wa kodita saison yose apana kodita igihe cya nuza cyane ngo ndebera igihe cyatadeyo ibyo nibibaho kandi yatangiye kuyobora abo auditeri baza kodita igihe cyatadeyo gusa babaho ni mudashaka impamvu ngenzuzi kuba ari saison yose muratangira saison nshya mudakoze audit nabyo saison yose barayikora niyo saison bakoraga saison yose none ikibazo ubwo byasobanutse abo auditeri ayangenzuzi yaje gukora audit yo guhera ku gihe cyatadeyo kandi Skol ishaka yuko bazazana mu auditeri extra urumva uri external ugomba gukora audit ya saison yose ariko nanone ntiwatangira procedure kugira ngo audit ikore audit bica muri procedure bica muri procedure cyamuye kare none abantu baratowe baje gushaka impamvu kuri Tadeyo baratowe ntabwo bemerewe gukora audit baje gushaka impamvu nese batakoze saison yose kare bakoze saison yose nimufite amakuru bakoze ryari barakoze igice nanjye n'abakozi Kazungu bagomba gukora iyo saison bashatse impamvu ku buyobozi buri Kazungu banza wumve audit igihe cya retired cyose kugeza gikoze arangiye cyakorewe audit sibyo kugeza agenda irimo amakosa menshi cyane irahari y'imyaka 4 PS icyo bita PS 30% nizo zihari urumva impapuro ibizibiti by'uburyo amafaranga yakoresheje nabi 30% buretse 30% data de gusa banza wumve
none se si perezida ariko bakoze barakubwiye ko wagiye bamukoreye oya iyo ngiyo iyo ari kuvuga urabona ko wakundi ugiye kujya gukora handover sibyo ushobora ati ngewe ndakoresha nka kautide runaka cyane ko niyo audit ikorwa nicyo gihe leta yatarahari iyo ntabwo iri considere kuri iyi ngiyi kuko abangaba bari oblige nimba bari bagomba gukora audit y'umwaka wose bagomba guhera ku gihe no muri sama barekrita abakinnyi ariko se zirarangiye tugiye muri audit ni sinzi ibintu arimo avuga umuntu ntabwo akorera audit manda atatorewe ariko arakintu kuva ku munsi batowe niyo mpamvu nyine siporo utumvise nabyumvise oya nese ni ibisanzwe ndabizi nta kintu none se ndakubwira amakuru ahari yari tadi gufite amakosa 30 si 30 cyangwa ibyumvise no kuvuga impapuro zihari uyu mugabo 30% nibyo bihari 70 ntabyo n'umuyaga urumva yabafunze oya ariko n'amafaranga turabizi 70 n'umuyaga harundi wafunzwe audit harundi audit yari yafunzwe oya umva kandi amafaranga gacinya ni bamwodise bakamukuraho Karenzi iyo basanze ukora nabi bagukuraho ntabwo bagufunga rero nta muntu barafungira sibyo kandi 30% 30% nibyo bizima cyane birahari rega ikipe genemera ko Karenzi ikintu atemera niko kuri ariko nose Patrick si inshuti yanjye icyo atemera abarasimbo si wowe uyobora Kazu si Patrick si inshuti yanjye Kazu Patrick si inshuti yanjye ubabwire Kazungu 30% umva za ndani Kazungu izo zihari Kazungu umva mubwire za ndani abatana mu babiri baravuze bati kwanza uyu muntu ibyo arimo ntabyaze kimwe mu bintu cyane birandura byoroshye ni ikintu cyitwa audit sibyo none afite imikorere mibi banza unyumve none sasa yaba rero naho nshyiraho hano niyo yasabaga ibyo bintu byose ko byagenda gutyo ntabwo ari byo nibyo bihimbiye se kandi babyihorere we kwivuna ku kintu kireba na ritari Patrick namenye ku kintu kireba na ritari ku kintu kireba na ritari kwivuna bivuna ubonye nicyo ushaka kubivugaho sasa uyoboye ikiganiro Kazungu Patrick aravuze ngo audit yarakozwe kandi nta kibazo gihari ibyo bya 30% Karenzi avuga si byo ntabwo nemeranya ndetse kugira icyo mbivuga kugira ngo Kazungu nta kidasa nta kintu kiri habuze impapuro za banki gusa kuki hari amafaranga anyerejwe kuri aha ndibaza Kazungu habuze impapuro za banki gute none se ko bagiye gukora audit bavuga ko basanze ari umwenda miliyoni 300 rero waruzi ibi bintu byavutse ubu waruzi ko Patrick urimo kubwira agisinya kuri sheke za Rayon oya sha hari herutse gusinya nayo mari zigenda zite ziva heza zamuzisohora amafaranga muri Rayon muri iki gihe oya sikesiyo oya urabizi cyane ndabizi arasinya kuri amazi ku masheka biterwa numva muri system buretse gato none sa banza wumve ubu rero umunyamaganga afite iyi sezo ariko hari usinya mu izina rye sinabonye murenza budare sinya nk'umunyamabanga mukuru wa Rayon Sport gwiki iri refite ibibazo nese si umunyamabanga umunyamabanga mukuru wa Rayon Sport wa board reka tuanze hano ni kaka umunyamabanga mukuru wa Rayon Sport yaratowe n'ujyana n'umunyamabanga nabonye abagiye imaka baragarutse mu minsi mike nzabona n'indi sinyatire y'umuntu wavuga ati kanaka umuyobozi niba namenya niba gisinya kuri kashe reka tubanze tunywa amata ese wari uzi ko amata afite intungamubiri nyinshi utasanga mu bindi binyobwa ndetse n'ibiribwa niyo mpamvu wanyoye amata ahorana imbaraga n'imbaduko mu mubiri nta rwaragurika kandi nta saza imburagihe ahubwo ahorana itoto by'umwihariko rero ku bana